Tubahe ikaze cyane mwese mudukurikiye, twizere ko mumeze neza cyane kandi abatameze neza namwe twese twihangane, turababaye, turi mu bihe bitatworoheye cyane, ariko twavuga ngo nta kundi. Mbere yuko tugira ikindi kintu cyose tuganira, reka banze mbwire no muvandimwe turi kumwe tujye kuganira, mubwire ngo komera kandi ihangane. Murakoze cyane. Yego, ahangaha turi mu rugo kwa Vava Juru, cyangwa se uwo bakunze kwita cyane Abijuru Valentine, cyangwa se awamamaye cyane ku izina rya Dorimbogo. Ahangaha turi mu rugo niho avuka, niho yavukiye, niho bazi ubuzima bwe bwose, niho abantu bategerereje ko umurambo uza kugira ngo ajye gushyingurwa. Tugiye kuganira n'umwe mu muryango we wa hafi, n'abaturanyi benshi cyane barahari kugira ngo tuze kuganira ku buzima bwa Vava, kugira ngo byose bize kugenda neza cyane. Tubaha ikaze rero mwese mubane natwe muri iki kiganiro. Ubundi ubusanzwe Vava gukura kwiwe, kuko nk'ahangaha duhagaze ariho yavukiye, Vava yakuriye mu buhe buzima by'umwihariko? Murakoze. Amazina nitwa Ukwitegetse Dani Mandela. Yego. Ndi mubyara wa Vava, kwa mama wa Vava avindimwe na papa. Yego. Ndi mubyara we kwa, ubwo ni masenge, mama Vava ambere masenge. Ubuzima bwa Vava, yego, Vava yabyirutse umwana yavutse nk'umwana nk'abandi, akurira hano mu muryango, akora imirimo isanzwe akiri mutoya yo kuvoma, gutashya, atahiriza ababyeyi. Yakiza kugera ajya gushaka ubuzima bwo gukora imirimo mu rugo, kubera ko murabona namwe iwabo kuntu hameze, ntago ari urugo rwifashije. Yego, biragaragara. Ubwo nibwo yakoze imirimo yo mu rugo, igihe kiragera abona yunguka n'umwana, aramuzana mu rugo, arakomeza n'ubundi aza mu rugo, arabyara, akajya aca inshuro ari mu rugo, acira inshuro uwo mwana wiwe nyine. Birakomeza, igihe kiragera nanone yongera kubyara undi mwana, wakomeza guca inshuro n'ubundi atunga abo bana. Aza kugirirwa ubuntu, aza kujya i Kigali. Ageze Kigali twamubonye ku masosho media, tubona azamuriwe, ahinduriwe wenda amateka, niko nabyita. Amaze guhindurirwa amateka nibwo yatangiye kwita kuri ba bana, ariko nabwo ikigaragara cyo ntago bibaye igihe kirekire, kuko yamuduhaye iramwishubije. Igihe kiwe kibaye gitoya, ibyo yari kuzakora byari byinshi, nubwo umuntu agiye bavuga ngo imirimo yiwe arayirangije, ariko ibyagaragara byo yari afite byinshi akagombye gufasha umuryango. Kuko nko mu minsi ishize twagize ikibazo ubwo imvura yagwaga nyinshi yo mu kwa kane, igitengu kigwira inzu hano inyuma, kimaze kuyigwira kirayisenyura, igice kimwe cy'inyuma kirasenyuka. Vava yadufashije kusanura iyo nzu, akoresha umuganda, bakuraho icyo gitengu, aho amatafari yari yangiritsemo inyuma, bagerageza kuyasana, barayazamura, barahafunga. Wenda umukecuru ntabwo yarakijya mu nzu ngo abone hanze, uko bisa kose hari asaha nk'akinzeho amatafari, ariko nta gasima kariho, namwe murabibona, nta gacanga gateyeho inyuma, ahubwo yari yasanuye naho byari bitari kajya agacanga. Ibati hejuru naho ryari ryangiritse, yaragerageje gushyiraho amabati abiri, kigaragara cyo n'ubundi n'amabati nayo arashaje. Inzu naho ntago isanuye, n'ubundi amabati arashaje. Uko bisa kose mu minsi iri imbere, hatagize ibishoboka ngo abone ubwunganizi, uko bisa kose n'imvura yazajya imusanga mu nzu, akavirwa n'ubundi. Kuko n'ubundi nubwo turi mu gihe cyo kumuherekeza bwa nyuma, umunsi ubukwe bwe bwa nyuma bugiye gukorwa, yasize ihene nazo hano zirahari. Ni ihene udutungo tugufiya tw'ihene, hari n'akamasa kari hano nako yasize. Urumva ni ibyo ngibyo tugiye gukoresha, nabyo bishobora kurangira nabyo birangiye mu kumuherekeza, nabwo ubuzima bw'umubyeyi we nabwo bugasigara mu kaga, kandi wari usigaye amwitayeho. Umubyeyi yari amaze gutangira gususuruka, yumva ko ubuzima bwe buhindutse, ariko iramuduhaye nyine, iramwishubije. Nuko nguko numva byose bigize bimeze. Murakoze. Ku ruhande rumwe Vava niwe wari urimo aravugurura inzu muri famiye wenyine, kubera iki? Impamvu n'ubundi ari we, niwe muntu twari dufite mu muryango ugaragara nk'ukomeye, ushobora kubona amafaranga, kuko namwe murareba nyine aho avukira namwe haragaragara.
nyiramaso yerekwa bike bindi akirebera, biragaragara namwe nta kindi kintu cyari gihari. Ubwo niwe twafataga nyine nk'umucunguzi w'umuryango, niwe wari ugaragaye nk'umucunguzi w'umuryango, niyo mpamvu twari tumuhanzeho amaso cyane. Murakoze. Ku ruhande rumwe kwakira inkuru y'uburwayi bwe, byinshi biravugwa bigiye bitandukanye ko yafashwe mu gihe gitoya cyane agahita nitaba Imana. Inkuru y'uburwayi bwe wayimenye gute ku ruhande rwawe? Bongewe inkuru kuno nayibonye y'uburwayi, kuko nabwiye ko ndi mubyara we ndi mubyara wiwe. Kumenya inkuru yiwe nagiye kuri social media, mbanza kubona ngo Vava yarwaye, ngo Vava yarembye, ngo ari Kibogora. Nago nabashije kuba connected no mu muryango wabo ngo tubone bimenye neza 100%, ariko nayibonaga kuri social media ngo ararwaye, nkajya mvuga ati wenda se nukubeshya nagarwaye. Naje kubimenya neza ubwo bantumagaho mu rugo ati Vava nyamara ameze nabi, umubyeyi we ni wagiye kumurwaza, bishobotse mwari bakuntu mwamweranje ari mu bitari Kibogora. Mbo kugeraho ntago byabaye ngombwa ko geraho, nanjye ntago byambangukiye kwitangerayo, ariko byaje kugera gati barambwira ngo Vava noneho yaje mu rugo. Hashize iminsi ngaye nabwo barambwira ngo Vava yakuwe mu mubiri ari mu bitaro. Wakira inkuru y'urupfu rwe wayakiriye ute? Byarambabaje. Geraho wari uri mu biki, ninde wakumenyesheje ayo makuru? Bona ndi mu mirimo isanzwe mu rugo, ariko nahise ngwa mu kantu nyine, mbona ari nk'ijuru ringwiriye, kuko naherukanaga na Vava mu kwezi kwa kangahe, ndibwira yaje mu bukwe, ndibwira ari mu kwa gatatu mu kwa kane gutyo, nibwo ari yaje hano mu bukwe bw'abaturanyi. Nibwo rero yaje, nibwo naherukanaga nawe. Hari ikintu komojeho cy'ubukwe, hari byinshi cyane byavuzwe kuri social media. Ubwo bukwe nawe wari wabwitabiriye? Oya, ubwo bukwe ubwo yari yajemo n'ubwa mbere bwo mu kwa gatatu. Urumva ubwo bavuga bashobora kuba bayagiriyemo ikibazo, ntago ari ubwo ngubwo nari nashe. Ariko nubwina. Nubwina hangana. Nubwina kuko byavuzwe ko Vava yarwaye avuye inaha mu bukwe. Ni Nyamasheke asubiye i Kigali nibwo yatangiye kuremba. Ubundi muri izi quartier hano ikintu kigendanye n'amarozi kivugwaho iki, bimeze bite nkawe umuntu hatuye ubizi nk'umwe mu muryango wa Vava? Umve abantu kuba navuga ngo bararoga sinabimenya, sinabifata 100%, kuko buryo uburozi nta test bugaragaza. Ntago napfa kuvuga ati uyu muntu n'umurozi abantu bose basa kimwe n'abandi kandi bagenda kimwe n'abandi. Ndumva ibyo ngibyo rwose ntago nashyiraho umukono ati na hano yazize nihe yazize. Ibyo ni ibintu tutabasha gusobanukirwa rwose. Wenda tutarajya ku kindi kintu wenda kijyanye n'umuryango, uri wagenda gukurikira social media, hari ibyo wagenda kubona, hari byagiye bivugwa n'abantu bagiye batandukanye bavuga ati no gushinyagurira umuryango. Hari uburyo wanayibonaga muri icyo gihe wakurikirana uburwayi bwa Vava kuri social media, bira bintu n'icyo bivugaho nk'umwe mu muryango wa Vava? Mbo ikintu cyose burya kibaye ku isi kigomba kudusigira isomo. Analize nyinshi, njya nkunda kuvuga ngo analize ni ngombwa, ariko analize nyinshi burya nabyo ari ikintu zangiza. Urabona bakoze analize cyane ubuzima bw'ingwa bari gukora pranka, nagiye mbyumva bikambabaza, nkavuga ati bimeye byashoboka, ariko bishobora kuba atari na pranka. Ariko burya n'ababivuze nabo wenda nabo barimo bariga barabibona, babona igikurikiye inyuma nabo barakibona, nabo hari isomo bahaye mu buzima, nuko ngiye nabifata. Murakoze. Yego, tujye ku kintu gikomeye cyane cy'ubuhanzi buba mu muryango wanyu. Hari amakuru dufite ko kuba Vava yarabaye umuhanzi atari ikintu kije gutyo gusa, no muri famille ndetse nawe hari uburyo ujye ubigeragezaho. Tubwire. Mbo ibintu by'ubuhanzi byo mfite impano zitandukanye. Kuvuga amahamba nabishobora, kuririmba indirimbo zisanzwe ngerageza kuba nazikora. Mbo kuba izimana cyane cyane nizo nibanzemo, ko ufite 22 nanditse mu ikayi. Imwe niyo nakoresheje amajwi ya audio, ndayifite audio yayo. Izindi nazo nazijyanye ku muntu zikora nabi, zo fite 2 nanone nazo zikoze. Indi fite ya gatatu nayo iracuriye, urumva ko bisa kose zirimo ziragara. Akapira nk'amasegonda 30 ku ndirimbo yawe. Akapira amasegonda 30. Iyo wumva uvuga ati nibasha, kuko ntago turongera gusubiramo cyo cy'ubuhanzi. Mbo indirimbo ya mbere akapira amasegonda 30. Dusobanurira ngo bimeze gutya. Akapira amasegonda 30. Ndi mu nzirigana mwijuru, ibibazo n'intambara ni byinshi, nabya byapa byayoboraga abagenzi, Satanari
kubihindura ashaka ko tuyoba inzira ruhishe n'ukuri fata ukuboko sinyobe ndi mu nzira igana mu ijuru ibibazo n'intambara ni byinshi na bya byapa byayoboraga abagenzi satana ari kubihindura ashaka ko tuyoba inzira. Urakoze cyane. Ku ruhande rwa wenda ni byiza cyane, wenda ufite n'impamvu wahisemo gukora ubuhanzi. Dusoza tugana ku musozo kugira ngo tube tuganira n'abandi, ni cyo kintu cyatumye uhitamo kuririmba izigendanye na gospel? Bo numva kubera ko nakuriye mu makorari, mba muri korari, ahantu hose ngeze mba muri korari. Numva kuvuga ubutumwa ari ibintu numva ngomba gukurikirana. Nabitangiye kera, nabitangiye nkiga natangiye ibintu by'ubuhanzi niga primaire maganga, nakoraga imivugo y'uburingane n'ubwuzusenye, naragerageje ni byinshi. Ubwo urumva n'Imana numva nifite mu musaza. Kugiye twashaka ko tuganira se, kugiye twashaka ko tuganira, ngwino tukubaze gatoya. Urakoze cyane. Urakoze, Imana igumugisha. Ngwino rwose tukuganirizeho ntacyo bitwaye, ngwino hagarara nta kibazo. Tukure utuntu duke. Akangaka uzi uko bakita? Akabakita mikrofone. Akabakita mikrofone. Afata n'iki ngiki. Umeze ute umusaza? Meze neza, ariko uyu asa nk'ari nk'umwana wanjye. Yego, vava. Buriya uyu mubyeyi wari uraha yari afitwe na mubyara wanjye. Wari umutunze? Niyo mubyara wawe? Ubwo vava ni umukobwa wawe? N'umukobwa wanjye. Ariko mwibye ibibazo by'urupfu ntabyo narinzi. Wabimenye ryari inkuru y'urupfu rwe? Bimenye guhera ejo. Wabimenye ejo? Wabimenye ejo nka sangahe? Yamenye ejo mu masaha 8. Saa 8. Utuye hano hafi kwa vava? Hano hirya gato. Aha hirya. Ubwo rero nyimara kwimenya numva ngo nyine mbega ngo bamuzamuye ngo aguye ku kibuye, ariko bamuzamuye ngo akiri muzima. Ubwo numva nyine ngo aguye ku kibuye. Ariko akaba yari mu bukwe n'ahangaha. Ubukwe yari arimo inaha? Ari muzima, hari umuntu muzima ubwaza kugenda nyine. Ubwo bukwe yatashye inaha nawe wari wabutashye? Ubwo bukwe wari uburimo? Naye mburimo. Kuba bivuga ko aribwo yahumanyirijwemo papa? Wapi, ko yagiye ari muzima se? Yagiye ari muzima, ahubwo akimara kugera Kigali ubwo twumva ngo yafashwe. Uramuzi vava akiri umwana? Utuye ahangaha uri umusaza usheshe akanguhe biragaragara. Vava akiri umwana muto, yari umwana yari ameze ate, yitwaraga ate umusaza? Yari umuntu wabaga ahangaha yiberaho mu mibereho y'ishuro y'umwana we. Aza kugeraho, aza kuva ahangaha abonye ko ubuzima bumereye nabi, aza kwigendera i Kigali. Ageze i Kigali rero nibwo yafataga ubuzima busanzwe. Yego. Twumva nyine ari mu buzima bwiza nta kibazo. Mwajyaga mwumva nko kuri radiyo Rwanda? Mwaramwumvaga. Mwabifataga gute? Twumvaga tunezerewe kuko twari tubonye umuntu ugiye kudukura mu bukene. Nyine twavuga ati yenda azagira icyo atumarira. Tubonye umuntu rwose uzagira icyo atumarira muri Kirimbi. Inkuru y'urupfu rwe yaje, vava ntakiri mu mwuka w'abazima, ntakiriho. Urumva ku mutima wawe umeze ute aka kanya? Wihangane kubaza gutya, cyangwa iyi nkuru urumva? Yego. Mw'iyi nkuru njyewe ndumva njyewe nta mbega birambabaje kuko nari nzi ko ari umuntu ugiye kudushyira ku bintu by'ibikorwa, yagura agatungo akaduha tukakaragira tukaba twakwiteza imbere. Ubwo urumva ko natwe tubabaye.
yego musaza reka tugushimire rwose twere kukuvugisha amagambo menshi ka waje tukaganira nawe niba ntacyo bitwaye